Intego ya kane, waremewe gukorera Imana. Twe turi abagaragu b'Imana gusa, buri wese muri twe akora umurimo Imana yamuhaye gukora. Jye nateye imbuto, Apolo arazuhira, ariko Imana niyo yazikujije. Abakorinto ba mbere, igice cya 3, umurongo wa 5 kugeza ku wa 6. Umunsi wa 29. Kwemera umurimo wawe. Imana ubwayo niyo yatugize ibyo turi byo, kandi duha ubuzima bushya muri Kristo Yesu, kandi kera kose yari yaragambiriye ko tuzamara iyo minsi yo kubaho kwacu dufasha abandi. Abefeso igice cya 2, umurongo wa 10. Naguhesheje icyubahiro hano mu isi, ndangiza buri kantu kose k'umurimo wari wampaye gukora. Yohana igice cya 17, umurongo wa 4. Washyizwe ku isi ngo uhagire umumaro. Ntabwo waremwe kuba ku isi ngo urye ibyo uhasanze gusa, ngo urye, uhumeke, nurangiza ufate umwanya uture. Imana yakuremye ishaka ko ugira umumaro mu minsi yose yo kubaho kwawe. Hari ibitabo byinshi byanditswe bakubwira uburyo ushobora kwakira iby'ubuzima buguha ntihagire ikigucika, ariko ubundi ibyo si byo Imana yakuremeye. Waremeye kugira icyo wongera ku buzima aho guhora ushaka icyo ubukuramo. Imana yaraguhaye, shaka ko ugira icyo nawe witura. Iyo niyo ntego ya kane y'Imana ku buzima bwawe, yitwa umurimo wawe cyangwa umumaro wawe. Ahasigaye Bibiliya iduha ibisobanuro byose bikenewe. Waremewe gukorera Imana. Bibiliya iravuga ngo Imana yaturemeye imirimo myiza yo yiteguriye kera ngo tuyigenderemo. Iyo mirimo myiza niwo murimo wawe. Igihe cyose ugiriye abandi akamaro mu buryo bumwe cyangwa ubundi, uba ukoreye Imana, ukaba usohoje imwe mu ntego z'ubuzima bwawe. Mu bice 2 bikurikira urasoma uburyo Imana yakubumbye yitonze kugira ngo uzasohoze uwo mugambi. Iby'Imana yabwiye Yeremiya nawe nibyo ikubwira ngo nagutoranije ntarakuremera mu nda ya nyoko. Mbere y'uko uvuka, nagutoranirije umurimo wihariye. Washyizwe kuri iyi si kubw'umurimo wihariye. Wakijijwe kugira ngo ukorere Imana. Bibiliya iravuga ngo niyo yadukijije kandi duhamagarira umurimo wayo wera, atari uko twari tubikwiriye, ahubwo ari uko yari yarabigambiriye ubwayo. Imana yaragucunguye kugira ngo ushobore gukora umurimo wayo wera. Ufite umwanya mu bwami bw'Imana, ufitemo umugambi, ufitemo uruhare, ufitemo umurimo ugomba gusohoza. Ibyo biha ubuzima bwawe icyerekezo n'agaciro kenshi. Byasabye Yesu gutanga ubuzima bwe kugira ngo agucungure. Bibiliya ihora ibitwibutsa ngo Imana yabaguze igiciro cyinshi. Nuko rero mukoresha imibiri yanyu ngo mwubahishe Imana. Ntabwo dukorera Imana twigura cyangwa kwera ubwoba cyangwa kuko ari itegeko. Tubikora kubw'umunezero n'ishimwe ryinshi kubw'ibyo yadukoreye. Ubuzima bwacu niyo tubukesha. Kubw'agakiza ibyaha byacu bya kera byarababariwe, imibereho yacu ya none yabonye agaciro, kandi n'ejo hazaza tuhategerezana ibyiringiro. Kubw'izo nyungu zingana zityo, Pawulo arandika ati, kubw'imbabazi z'Imana mutange imibiri yanyu ibe ibitambo bizima byera byo kuyikorera. Intumwa Yohana yigishije ko gukorera abandi mu rukundo ari ikimenyetso cy'uko twakijijwe. Yagize ati, urukundo dukunda bene data rwerekana ko twavuye mu rupfu tukagera mu bugingo. Niba ntagira urukundo rukunda abandi, sinifuze kubagirira akamaro, ahubwo ngahora mpangayikishijwe n'inyungu zanjye gusa. Nagombye kwibaza niba Kristo ari mu buzima bwanjye koko. Umutima ukijijwe urangwa no gushaka gukorera abandi. Irindi jambo ryerekana gukorera Imana ariko ryumvikana nabi kenshi ni ijambo umurimo w'Imana. Abantu benshi iyo bumvise umurimo w'Imana bahita batekereza abapasitori, abapadiri n'abandi batungwa n'uwo murimo, ariko ubundi Imana yivuga ko buri muntu wese winjiye mu muryango wayo ahinduka umukozi wayo. Muri Bibiliya ijambo umugaragu n'umukozi w'Imana bikoreshwa kimwe, nk'uko gukorera abandi no gukorera Imana bivuga kimwe. Niba uri umukristo, ubwo uri umukozi w'Imana, kandi iyo ukorera abandi ubwo urimo gukorera Imana. Igihe nyirabukwe wa Petero wari urwaye ubuganga yakizwaga na Yesu, ako kanya yarahagurutse atangira guhereza Yesu. Kubw'iyo mpano nshya yari ahawe yo kuba muzima. Icyo natwe nicyo dukwiye gukora. Dukizwa indwara kugira ngo dushobore gufasha abandi. Duherwa umugisha ngo tubere abandi umugisha. Dukizwa kugira ngo dushobore kugira umumaro, si kugira ngo twicare aho dutegereje kujya mu ijuru. Wari wibaza impamvu Imana idahita ituzamura ngo twigire mu ijuru tukimara kwakira ubuntu bwayo? Kuki iturekera mu isi yaguye irimo ibyaha? Iturekera hano kugira ngo dusohoze imigambi yayo. Iyo umaze gukizwa, Imana ihita ikora gahunda yo kugukoresha. Imana igufitiye umurimo mu itorero ryayo, kandi igufitiye umuhamagaro hariya hanze mu isi. Wahamagariwe gukorera Imana. Mu gihe wakuraga, ushobora kuba waribwiraga ko guhamagarwa n'Imana ari ibintu byagenewe abamisiyoneri, abapasitori, ababikira n'abandi bakozi b'itorero babihemberwa bikaba akazi kabo ka buri munsi, ariko Bibiliya yitubwira ko buri mukristo afite umuhamagaro w'Imana wo kuyikorera. Umuhamagaro wawe wo gukizwa uzana n'umuhamagaro wo gukora. Ni bimwe. Umurimo wose cyangwa akazi kose waba uriho none
wahamagariwe gukora umurimo w'Imana buri munsi. Umukristo udakorera Imana aba yarahabiye kure y'icyo yagenewe. Bibiliya iravuga ngo yaradukijije, iduhamagarira kuba ubwoko bwayo, itabitewe n'imirimo yacu, ahubwo bitewe n'uko yabigambiriye ubwayo. Petero akungamo agira ati, mwatoranirijwe kugira ngo mwamamaze ingeso nziza zo gushimwa z'Imana yabahamagaye. Igihe cyose ukoresha impano Imana yaguhaye ufasha abandi, uba urimo gusohoza umuhamagaro wawe. Bibiliya iravuga ngo ubu muri abuwo kugira ngo tubone uko tugira umumaro mu murimo we. Ukoresha igihe kingana iki ugira umumaro mu murimo w'Imana? Mu matorero amwe yo mu Bushinwa bakira abakristo bashya bababwira ngo ubu Yesu yungutse amaso abiri yo kurebesha, amatwi mashya yo kumvisha, ibiganza bishya byo gufasha, n'umutima mushya wo gukundisha abandi. Impamvu imwe ari ngombwa kugira itorero ubarizwamo ni ukugira ngo ubone aho usohoreza umuhamagaro wawe ukorera abandi bizera mu buryo bufatika. Bibiliya iravuga ngo nuko rero mwese hamwe mugize umubiri wa Kristo, kandi umuntu wese wo muri mwe ni urugingo ukwe kandi afite umumaro. Uruhare rwawe rurakenewe cyane mu mubiri wa Kristo. Nushaka kubigerageza uzabaze itorero rikwegereye. Buri wese muri twe afite umwanya agomba kuzuza, kandi buri ruhare rufite akamaro karwo. Nta murimo ukorewe Imana ujya uba muto, buri kantu gafite agaciro. Ni muri ubwo buryo nta murimo w'imburamumaro ubaho mu itorero. Imirimo imwe iragaragara, indi ikorwa mu buryo butamenyekana, ariko yose ifite agaciro. Kenshi imirimo mito cyangwa ikorerwa ahatagaragara cyane niyo ibyara umusaruro mwinshi. Mu nzu yanjye itara rimfitiye umumaro munini ntabwo ari rya rindi rinini rigaragara ritase ku ruganiriro, ni akandi gatara gato kamurika nijoro kagatuma iyo mbyutse ntasitara mu mwijima. Nta huriro hagati y'ubunini n'agaciro. Buri murimo ufite akamaro kuko iteka turakenerana kugira ngo dukore neza. Bigenda bite iyo hari igice cy'umubiri wawe kidakora neza? Urarwara. Igice gisigaye cy'umubiri wawe kirababara. Tekereza ubyutse umunsi umwe ugasanga umwijima wawe wafashe icyemezo cyo kwigaragambya ukibera wonyine. Wenda ukavuga uti ndarushye, sinshaka gukomeza gukorera umubiri. Mumpe umwaka w'ikiruhuko mbanze njye ntakora. Ngomba gushaka ikimbereye cyiza akaba ari cyo nkora. Murebe undi aba nsimbuye. Byagenda bite? Umubiri wawe wose wahita upfa. Uno munsi amatorero menshi yagenda apfa kubera abakristo badashaka gukora. Bakicara nk'indorerezi, umubiri wose ukarwara. Wategetswe gukorera Imana. Yesu yabivuze yeruye adaciye iruhande agira ati, mugire kwitwara nk'ukwanjye, kuko jye Mesiya ntaje ngo abandi bankorere, ahubwo naje gukorera abandi no kubatangira ubugingo bwanjye. Ku bakristo gukorera abandi si ikintu ukora ubishaka, utabishaka ukabyihorera, cyangwa se ikintu uhagika muri gahunda wasanga nta mwanya ukabireka. Niwo mutima w'ubuzima bwa Gikristo. Yesu yaje mu isi gukora no gutanga. Izo nshinga zombi nizo zagombye kuranga ubuzima bwawe nawe hano ku isi. Gukorera abandi no kwitanga bikuyemo intego ya kane y'ubuzima bwawe. Mama Teresa wa Calcutta yigeze kuvuga ngo kubaho nk'intungane birangwa no gukora umurimo w'Imana useka. Yesu yigishije ko gukura mu mwuka atari intego yihariye. Ukura kugira ngo ugire umumaro. Turakura kugira ngo tugire ibyo dutanga. Ntibihagije guhora wiga ukunguka ubwenge. Tugomba gukoresha ibyo twamenye kandi tugashyira mu bikorwa ibyo tuvuga ko twemera. Ibyo wibwira ntubishyire mu bikorwa bitera agahinda. Guhora wiga ariko ntugire icyo ukora bibyara kugwingira mu by'ubugingo. Kuva kera abantu bakunda kugereranya inyanja ya Galilaya n'inyanja y'umunyu, kandi ibyo bazivugaho biracyari ukuri. Inyanja ya Galilaya yuzuye amafi kuko yakira amazi ariko ikayasohora. Inyanja y'umunyu yo nta kinyabuzima kiyibamo, kandi ibyo biterwa n'uko nta mugezi uyisohokamo, bityo yahindutse ikizenga kitagira ubuzima. Kujya mu materaniro yo kwiga Bibiliya si cyo abakristo benshi bakeneye. Ibyo bazi badakora ni byinshi. Icyo bari bakeneye ni uburyo bwo gukorera abandi, bityo bakunguka imbaraga mu by'ubugingo. Gukorera abandi ntabwo biba muri kamere yacu tuvukana. Kenshi muri twe tuba twifuza ko badukorera kuruta ko twakorera abandi. Kenshi wumva abantu bavuga ngo ndashaka itorero rihura n'ubukene bwanjye rikampesha umugisha. Si benshi uzumva bavuga ngo ndashaka aho nakora umurimo bityo ngo mbere abandi umugisha. Akenshi twifuza ko abandi badukorera ariko ntitubakorere. Ariko uko tugenda dutera intambwe mu kumenya Kristo, twagombye guhindura imitekerereze, tugatangira kubaho ubuzima bwo gukorera abandi. Umwigisha ugeze ku kigero gishyitse muri Kristo ntaba akibaza ngo ninde uzakenura ubukene bwanjye, ahubwo ababaza ati ninde ufite ubukene nabera igisubizo. Ese hari ubwo ujya ubaza bene icyo kibazo? Kwitegura ubuzima bw'iteka. Nurangiza ubuzima bwawe hano ku isi, uzahagarara imbere y'Imana igenzura uko wakoresheje ubuzima bwawe ukorera abandi. Bibiliya iravuga ngo umuntu wese muri twe azimurikira ibyo yakoze imbere y'Imana. Tekereza neza icyo ibyo bishaka kuvuga.
Umunsi umwe Imana izagereranya igihe n'imbaraga twakoresheje twikorera n'ibyo twakoresheje dukorera abandi. Icyo gihe ibisobanuro byose bivuga impamvu twirebagaho twenyine nta gaciro bizaba bifite, nko kuvuga ngo nahoranaga akazi kenshi, cyangwa ngo nari mfite iyanjye mishinga, cyangwa ngo nari mpugiye mu kazi, navayo nkajya kwidagadura ubundi nkategura uko nzabaho ngiye mu kiruhuko cy'izabukuru. Kuri ibyo bisobanuro byose Imana izasubiza ngo ubyihanganire, ariko icyo gisubizo cyawe ntikinyuze. Narakuremye, ndakurokora, ndaguhamagara, kandi ngutegeka kubaho ubuzima bugirira abandi umumaro. Muri ibyo byose ni iki utari wasobanukiwe? Bibiliya iburira abatizera igira iti izasuka umujinya n'uburakari kubaho birebaho. Abakristo bo bazabura ingororano zihoraho. Dutangira kubaho by'ukuri iyo dukorera abandi. Yesu yaravuze ati nukomeza gushaka gukiza ubuzima bwawe uzabubura. Abemera gutanga ubuzima bwabo ku bwanjye no ku bw'ubutumwa bwiza nibo bazahishurirwa kubaho by'ukuri icyo ari cyo. Iri hame ni iry'ingenzi cyane ku buryo Bibiliya rigaruka inshuro 5 zose mu butumwa bwiza. Niba udakorera abandi uriho gusa, kuko ubundi intego y'ubuzima nyakuri ni ugukorera abandi. Imana ishaka ko wiga gukunda no gukorera abandi utishakira inyungu bwite. Gukorera abandi no kugira agaciro. Uko byamera kose hari icyo weguriye ubuzima bwawe. Ese ni iki? Ni akazi, imikino, kwidagadura, kwishakira icyubahiro cyangwa ubukire? Muri ibi byose nta na kimwe gifite agaciro gahoraho. Gukorera abandi niyo nzira yo kugira agaciro nyakuri. Iyo dutangiye gukorera abandi nimwe duhishurirwa agaciro k'ubuzima bwacu. Bibiliya iravuga ngo buri wese muri twe agira agaciro n'umurimo iyo yemeye kuba urugingo rw'umubiri we, Kristo. Uko buri wese asohoza inshingano ye mu muryango w'Imana, niko ubuzima bwe bugira agaciro k'iteka. Pawulo yagize ati ndagira ngo mutekereze uburyo ibi byose bibaha agaciro gasumbyeho, kubwo kwibuka umubiri mubereye ingingo. Imana ishaka kugukoresha kugira ngo ihindure ibintu ku isi. Ishaka gukorera muri wowe. Igifite agaciro si umubare w'iminsi uzarama, ahubwo n'icyo uzayikoramo. Igifite agaciro si igihe uzabaho, ahubwo n'uburyo uzabaho. Niba nta murimo ukorera abandi cyangwa ukorera Imana, nihe mpamvu wagiye utanga nk'urwitwazo? Aburahamu yari ashaje, Yakobo yari abuze icyizere, Leya ntiyari afite uburanga, Yosefu baramugambaniye, Mose yaradidimangaga, Gideyoni yari umukene, Samusoni ntiyari azi kwifata, Rahabu yari indaya, Dawidi yarasambanye kandi arangije agira ibibazo by'uburyo bwose mu muryango we. Eliya yisabiye Imana kumwica, Yeremiya yahoraga mu maganya, Yona yanze kumvira, Nawomi yari umupfakazi, Yohana Umubatiza yari afite imyitwarire idasanzwe, Petero yarahubukaga kandi akarakara, Marita yarahangayikaga, Umusamariyakazi yari yarashatse abagabo benshi, Zakayo yaryaga ruswa abantu bose bakamwanga, Toma yarashidikanyaga, Pawulo yari afite ibibazo by'uburwayi, Timoteyo we yagiraga ubwoba. Ibyo byose bikwereka intege nke z'abantu batandukanye, nyamara bo bose Imana yarabakoresheje mu murimo wayo. Nawe izagukoresha nuhagarika gushaka impamvu zo kudakora. Gutekereza ku ntego y'ubuzima bwanjye. Ingingo yo kuzirikana. Gukorera abandi si amahitamo. Umurongo wo gufata mu mutwe. Kuko turi abo yaremye ituremeye imirimo myiza muri Kristo Yesu, iyo Imana yiteguriye kera ngo tuzayigenderemo. Abefeso igice cya 2 umurongo wa 10a. Ikibazo cyo gutekerezaho. Ni iki kimfata kikambuza kwitaba ijwi ry'Imana rimpamagarira kuyikorera?